nibyo rwose nabaye we nabivuze ko nakoreye leta nabaye umusirikare kugeza muri 2005. Nicyo kibazo cya mbere ndi bubabaze ni muntu ki umuntu arebye umugabo w'imyaka 53 uvuka i Nyanza ukunda Rayon Sport ariko ntabwo ari byinshi abantu bari bakuziho mu mupira w'amaguru. Munatubwire ni iyihe mpamvu yatumye gufata icyemezo cyo kuba mwakwiyamamariza kuyobora umuryango w'ikipe ya Rayon Sport? Munabwire muri rusange abanyarwanda by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport icyo mugiye kubakorera, dore ko uyu muryango wari umaze igihe kinini usa nkaho uri mu bibazo bitandukanye, by'umwihariko umuryango wa Rayon Sport ugira ekipe y'umupira w'amaguru. None nicyo gikorwa ino ekipe ifite cyonyine. Murateganya gute kubaka ekipe ya Rayon Sport dore ko n'iminsi yagiye iba ikipe izahangana muri sezita? Murakoze. Nitwa Uwayezu Jean Fidèle nk'uko bivuze, ni umugabo w'imyaka 54 y'amavuko, ndubatse, mvuka mu karere ka Nyanza, nkaba nikorera, ndi businessman, nihuse yenda ibyangombwa, nize amashuri abanza yisumbuye na université, mfite licence muri droit, mfite maîtrise muri business administration, option entrepreneurship, nkaba narakoreye leta ubutabera kugeza muri 2005, kuva 2005 kugeza 2010 nakoreraga ma privé mu nzego zo hejuru, aho nabaga general manager cyangwa se directeur general. Kuva 2010 kugeza ubu ndikorera. Muri make ngiyo profil yanjye muri make. Umupira w'amaguru rero ndi umukunzi wa Rayon Sport cyane kuko nsa nkaho ngana nayo mu myaka, nayikunze kuva nkiri umwana utangira gukunda umupira, nayo ikipe nkunda ni nayo nzi cyane, nshaka kuvuga kuyimenya, kuyikunda. Ntabwo nagaragaye cyane mu buyobozi, ariko nari membre wa Rayon Sport n'umukunzi wayo. Nihuse nsubiza ikibazo cya kabiri, mu bihe yagiye icamo ibibazo murabizi, niho nicaye kuganira n'abandi, numva umutima urambwiye ngo kubera iki kipe nk'iyi ukunda, abandi bakunda, abanyarwanda bakunda, ihe ibyishimo abantu, nta musanzu watanga. Nuko natekereje, numva uko niyizi mu bushobozi bwanjye natanga kandidature kugira ngo ndebe ko natora, ngire uruhare ntanga mu gukemura ibibazo byari birimo, uretse ko komite yari yabikemuye n'izindi nzego zibireba, ariko yenda fatanye n'abandi, fatanye namwe mwese, fatanye n'abanyarwanda kugira ngo Rayon Sport twongere tuyigarurire icyizere. Naho rero nahereye ntanga kandidature yanjye, none batoye. Imigabo n'imigambi rero niki bikomejeho mu kanya mu ijambo navuze. Rayon Sport ni ekipe ikunzwe n'abantu benshi, ndetse ni ekipe navuga y'igihugu cyose, kuko isebikiye ikajya hanze n'abanyarwanda twese. Ni ekipe kuva kera itanga ibyishimo ku bantu bakunda football. Ubu rero tuzicara tuganire, turebe ibyihutirwa, ariko icyangombwa ni uko tugomba kongera guharanira kubaka Rayon Sport, kwiha imbaraga. Rayon Sport murayizi ni ekipe yatwaraga ibikombe haba mu Rwanda haba no hanze. Iyo ni intego yacu, ariko ibyo bizagerwaho ari uko twakoreye muri transparence, twakoze mu buryo buri professionnel. Rayon Sport, haba ubuyobozi, haba fan club, haba abafana, haba iki, tugomba kurangwa na discipline mu byo dukora.
tukaba professionnel, tugakorera muri transparence, tugasobanura ibyo dukora ko tubikorera abafana, tubikorera ikipe. Icyo ngicyo nicyo mbize. Ikindi ni ugushaka ikipe ibaho kubera ubushobozi, ni ugushaka abaterankunga, ni ukuganira na fan clubs, tugashaka amafaranga, ni ukugerageza kugira ngo ikipe ikomere, yongere ibe mpuzamakipe, ibe gikundiro. Ibibazo byayiranzwemo birangire, kuko amateka agomba kurangira ibibazo, hakabaho ibyishimo by'abanyarwanda. Yenda numva nagusubiza ntyo ikindi kibazo. Turaza kugerageza kujya impande zose hano ngabo. Washaka kumenya ko nabaye umusirikare? Nibyo rwose nabaye we. Navuze ko nakoreye leta, nabaye umusirikare kugeza muri 2005. Saba kujya mu buzima busanzwe baranyemerera, ibyo nta banga ririmo, ari n'amateka yanjye. Niba atari ibanga bari kwihera, niba atari ibanga ntabwo ari ibanga, kuko amateka y'umuntu nari kapitene. Ikindi wifuje ko nongera kuri icyo nibyo uvuze. RGL ni kampani ya sekirite, ikaba ari yanjye, nanjye ibereye managing director. Hari amategeko twitoreye, hari amategeko tuzagenderaho, ayo mategeko tuzaharanira kuyubahiriza, kuko kubaha amategeko abanyamuryango bitoreye ni ukubaha abanyamuryango ubwabo, ni ukubaha abafana, ni ukubaha n'abandi bose bakunda ikipe ya Rayon Sport. Turabizeza kuzakorera muri transparence, mu mucyo. Komite yatowe, ntabwo twatowe ngo tuze gushaka amaramuko muri Rayon Sport. Twatoye kuza gukora akazi, tuzakorera mu mucyo, tuzarangwa n'icyo bita accountability, gusobanura ibyo dukora, kubisobanurira abanyarwanda, abakunzi ba Rayon Sport n'abandi bose. Tuzaharanira ko ubuyobozi bwa Rayon Sport, inzego z'ubuyobozi, fan club, abafana, ekipe, turangwa na discipline. Ntabwo ikipe ya Rayon Sport ari abahuriga, hari iki, tugomba kwihesha agaciro. Tuzakora dushingiye ku ndangagaciro ziranga abanyarwanda, nongere mbisubiremo. Harimo discipline, harimo kubahana, harimo kujya inama, harimo gusobanura ibyo dukora. Ngicyo iby'ibanze tuzagenderaho. Ibyo nitubikora tuzaba tugamije iki? Kugarura icyizere cya Rayon Sport. Gikundiro igomba gukomeza kuba gikundiro. Ikipe yacu, ikipe y'abanyarwanda, ni ikipe y'igihugu, kuko iserukiye igihugu iba ari iy'igihugu. Tugomba kugarura ibyishimo ku bibuga by'imipira. Rayon Sport amateka yo murayazi, nibyo ibibazo bibaho, ariko hari abagabo n'abagore beza, ntabwo hagwa ibara. Ari nayo mpamvu komite y'inzibacyuho yakoze akazi gakomeye n'izindi nzego zibishinzwe, kugira ngo Rayon Sport idakomeza kugira ibyo bibazo. Niyo mpamvu rero tuzaharanira ko Rayon Sport izakomeza kuba gikundiro. Turabizeza ko tugiye kubaka ikipe. Hari staff technique, hari abatekinisien, hari abandi mu nzego zose. Tugiye guharanira kubaka ikipe dushingiye kuri ba nyirayo, fan club.
tuzicarana tujya inama na fan club zose turebe igikwiye, tuzicarana na komite twicare turebe ibyihutirwa gukora, turebere priorite. Ibyo byose tuzaba tugamije kugira ngo twongere kubaka ikipe ya Rayon Sport, kubaka ibyishimo mu banyarwanda bakunda football. Ibyo byose rero tuzaharanira ibyo, tuzakora amanama twicare turebe, ariko tuzashaka abakinnyi, tuzashaka abaterankunga, tuzasobanura tuzashaka abaterankunga, dushake umutungo wa ekipe kandi ukoreshwe uko ugomba gukoreshwa, kandi tubisobanurire bene ekipe. Ibisigaye rero tuzagenda tubibatangariza, tuzagenda tubibwira abanyamakuru baba bene ikipe. Muri aka kanya icyo nagira ngo mvuge ni ugushimira mwe mwese mwakoze igikorwa gikomeye cyo kongera gukora fondasiyo ikomeye y'ikipe yacu ya Rayon Sport. Nongeye rero kubashimira mwebwe komite y'inzibacyuho igikorwa mwakoze, shimira n'abandi bose, nizeza ubufatanye na komite nyoboye, gufatanya namwe mwese kugira ngo twubake ikipe ya Rayon Sport, kuko ni iy'igihugu, ni iy'abanyarwanda, ni iyacu twese. Murakoze, Imana ibahe umugisha.